Reka turebane uburyo ki wareba amadorari YouTube yaguhembye ku bantu babaye monetize. Cyane yuko iyo kiba monetize abenshi bajya babona amadorari yabo bayatwara. Ariyo yaya tureba hano hari sa n'ibice 52. Iriya sa isobanuye idorari. Ariya ni amadorari 2 n'ibice 51 ku batazi kubibara. Ubundi hariya ni mu minsi 28. Aya ari hano imbere abanza. Iyi minsi 28 irangiye aya madorari barayatwara bakayimurira ahandi ndi bwagende mbereka. Niyo mpamvu iyo kiba monetize ubona amadorari yawe ari kugenda ukajya wibaza ahantu ajya ariko ntago aba yagiye burundu, ahubwo ngiye kukwereka uburyo wayareba ukareba naho yimukira. Nyuma ndaza kukwereka icyo wakora kugira ngo ujye winjiza amadorari menshi ku rubuga rwawe rwa YouTube, nawe ubashe kuba umwe mu bakire bahembwa na YouTube. Ahangaha uba kiba monetize uhita ukanda hariya kuri ariya amadorari nkweretse, ukajya kuri utwo tuntu nkweretse dushushanyijeho akantu k'umweru ugakandaho. Urabona ko handitse iminsi 28, handitse S amadorari 2 n'ibice 52 mu minsi 28. Ugahita ukandaho kuri aho ngaho nyine kuri ayo minsi 28. Iyo uhakanze bahita bakuzana hano handitse Easter Day Revenue, bakakwereka iminsi, amezi n'imyaka. Uhita ukanda rero hano handitse Life Let Me kugira ngo ubashe kubona amadorari yawe yose wagiye ukorera, maze urebe na yandi yagiye agenda. Hano urareba yuko baguhitisha mu minsi 28, mu minsi 90, mu mwaka, mu kwezi, byose nyine bakagenda babikwereka. Ariko wihitiramo hahandi nkweretse handitse rya jambo tubonye ritambutse kugira ngo ubashe kureba amadorari yawe yose wagiye ukorera ku mavideo yawe kuva waba monetize. Aha ni muri dashboard ya YouTube Studio. Uhita ukanda aho ngaho rero handitse left time. Ugahita uyo hakanze bahita bakwereka amadorari ugize yose hamwe. Murareba yuko bahise bayanyereka. Ahangaha rero urahasanga ya amadorari yose yaba amwe YouTube yagiye twara ubona avaho buri munsi, amwe yose nyine ugenda ubura ukibaza aho yagiye, na ahangaha aba yaje. Ubundi buryo bwo kureba amadorari wahembwe ni uburyo bwo kureba amadorari video yawe yinjiza. Tutarajya kure muri kubibona hano munsi kuri tuno tuvideo duhera hasi hagana hasi hejuru, muri kubona ko iyi nkuru nakoze ya Israel Mbonye, muri kubona ko iyi video yinjije ibice 80. Icyitonderwa hariya kuri sa, iyo habanza sa na 0 hakazamo akitso hagati, inyuma hakaza umubare, uwo mubare uri inyuma biba ari ibice, ntago riba ari idorari. Buriya biriya ni ibice 80 iyo video yinjije. Murakoze.